rero nkomeje nari maze kuvuga ni durebe ese what makes it inevitable ni iki gituma umuntu adashobora gusimbuka uku kuri kuko ibi bintu byarangiye. Icya mbere za mana intumwa n'abahanuzi bararangiye. Kubera iki? Bari baje gushyiraho urufatiro rwagiyeho urufatiro rugaragarira rwari iki? Rugaragarira hehe? Rugaragarira ku byo Pawulo n'izindi ntumwa banditse. Tubizi twese tudashidikanya ko nta kigomba kongerwa ku byanditswe. Tuvuga sufficiency of scriptures, ko ibyanditswe byera bihagije. Izo mpano zari zihari kugira ngo zishyireho urufatiro rwagiyeho. Ndongeraho iki? Ndashega nshaka ko byiyongeraho kugira ngo bikore iki? Remember, niba koko umuntu anyuzwa n'iby'Imana yakoze, ibyanditswe biravuga ngo byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kugira ngo umuntu w'Imana bagakora lisiti yose, kumwemeza ibyaha, kumuhanira gukiranuka, kumwigisha, kugira ngo abe afite ibimukwiriye byose kugira ngo akore iby'Imana ishaka byose. Ntiwumva se ko ari igihamya cy'uko urufatiro rwashyizweho? Aha nta muntu n'umwe ushyiraho impaka ngo avuge ngo yanga ibyanditswe byera nabyo bigomba kuzongerwaho. Okay, none se ko impano zari zatangiye kugira ngo bikorwe? Kuko iteraniro rya mbere, abakristo ba mbere bari batarabona Bibiliya. Ni ukuvuga ngo si ukuvuga ngo Imana nyine numva, ariko ndashaka reka nongere nshimangire kuri iki kintu cy'uko izi ntumwa n'aba bahanuzi bari bafite iyi role iri special hejuru yo kuba navuze ko byaturukaga bishingiye ku kuba aba bantu ikimwe mu kibihamya ko bari special role yabo yari iyo ngiyo kandi yarangiye, ikikwereka ko nta muntu ugomba kubavogera akabiyitirira cyangwa akabishyiramo ngo yagize Imana iki yo muri ubwo buryo bwabo. Nuko n'igihe umwe muri bo yapfaga bagombaga gutora umusimbura, Imana akaba ari imutoranye. Ukibaza kuki bataguye umubare? Ariko si icyo cyonyine. Icya kabiri, n'intumwa ubwazo bigaragara ko bari biyizi nk'abantu bwabo ari abantu bari special bashinzwe kureberera itorero, ku buryo impaka zabyukaga mu byakozwe n'intumwa 15 byasabaga ko hakorwa inama, ugasubirayo ukajya kubareba, mukajya kubisetoringa, mugakora inama, icyo bemeje akaba aricyo kiyobora itorero ryose. Bari abantu nyine bari mu mwanya wabo wihariye. Niyo mpamvu Pawulo ubwe amaze gukizwa, mwumva ikintu yakoze Pawulo amaze gukizwa, umurongo wa 14 mu Bagalatiya 1, nuko imyaka 3 ishize ndazamuka ngiye Yerusalemu gusura Kefa, mara iwe iminsi 15, ariko mu zindi ntumwa nta wundi ndazamuka. Urumva arabizi neza ko we have to go and give a report, kuko bari abantu bashyizwe mu itorero ngo babe urufatiro. Urabyumva? Ku gice cya kabiri hashize imyaka 14, urumva hashize indi myaka muri 3 yagiyeyo, hashize imyaka 14 nsubira kuzamuka ngiye Yerusalemu ndi kumwe n'Abarinaba, njyana na Tito, njyanywe n'ibyo nahishuriwe. Urumva Paul agiye kujya kugira ngo yongere ahuze na babandi za ntumwa za nyingi ya fondasiyo. Bisaba ko na Paul ahaguruka agasubirayo. Nuvuga ngo itorero rya mbere ryari bibizi, umureke ibi by'abantu biyita intumwa, abandi abahanuzi. Oya, aba bantu ngo nuko basobanurira ubutumwa bwiza mbwiriza mu banyamahanga, icyakora mbo basobanurira abakuru bashimwa twiherereye ngo nirukira ubusa. Wabyumvishe? Ni ukuvuga ngo mbasobanurira ubutumwa nigisha mu mahanga cyangwa ngo mbe nirukiye ubusa. Wabyumvishe? Ariko ku murongo wa 6 abashimwa ko ari abakuru uko bameraga kera simbyitayeho, koko ku mwanya byose bimuhaniye, Imana niyo ibona abantu ku butoni. Abo bashimwa ntacyo banyongereyeho ku byo nigishaga, ahubwo babona yuko, urumva bisaba ko babona ubwabo, kuko nta kindi cyabageraga special. Wibuka abandi barakijijwe, kuki itorero ritavuga to ya twe turi independent ntabwo tuzajyaho gushaka proof? Oya, ngo ahubwo babona yuko nahawe ubutumwa bwo kwigisha abatakebwe nk'uko Petero yahawe bwo kwigisha abakebwe. Kuko wahaye Petero ubutumwa ubutware ngo atumwe ku bakebwe, ari nawe wabumaye, nanjye ngo numwe ku banyamahanga. Nuko bamaze kumenya ubuntu nahawe, abo mvuga ni Yakobo, Kefa, Yohana, badusezerana njyewe na Barinaba ko bazafatanya natwe. So
dore rero uko bimeze, bari abantu bafite umwanya uri special ku buryo na Pawulo ubwo nyuma y'imyaka, urabona yahoraga asubirayo nyuma y'imyaka 3 agiyeyo, nyuma hano mu gice cya kabiri cya mbere cy'Abagalatiya ku murongo wa 18 asubira ku gice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere kugera hari inyuma ku murongo wa 7, nyuma y'imyaka 14 nanone asubirayo. So nuvuga ngo bari urufatiro, ngiki cyo bivuze kuba intumwa urufatiro. Ni nabo baje kuvuga ko Pawulo ibyo yanditse, Petero niko yavuze mu rwandiko rwa 2 igice cya 3 umurongo wa 15 ko ari ibintu Imana yamuhaye, Kristo yamuhishuriye akabyemera ko ari ukuri, bigoye gusobanura. Ni bya bindi by'Abaroma, systematic theology y'Abaroma yose. Bari abantu rero bafite umwanya wabo, bafite ubusonga bahawe. None yavuze ko ari Imana yatanze mu itorero ryayo. Ubwo iyo ni impano ya mbere yarangiye. None n'iki ubwo bivuze iki? Niba hari Imana ishobora kuba yararangiye y'intumwa, ibyo ntibigufungurira irembo rikwereka ko n'izindi reka tube turetse guhamya ko zarangiye, nubwo nza kwerekana impamvu. Ibyanditswe bwera ubwo byuzuye, ubwo urufatiro rwuzuye, ibi byanditswe byera byatanzwe, bikaba bishobora guhereza umuntu ibikenewe byose kugira ngo akore uko Imana ishaka byose. Ibindi umuntu ashakisha niba nta nyungu zihari z'umubiri, ni iby'iki ko umuntu, murebe ukuntu haba harimo uburyarya, ko umuntu yahawe ibikeneye byose igihe urufatiro rwashyirwagaho bikwandikwa. Ni iki kindi ashaka akeneye niba ibikenewe byose kugira ngo akore iby'Imana ishaka byose? Icyo kintu muracyumva? Ni iyihe mpamvu ashaka gukora ibyo Bibiliya yibuzanya ngo mwirinde gutekereza ibirenze ibyanditswe? Ni ikihe kintu kindi ashaka? Ko ibi byanditswe Bibiliya ivuga ngo twige tubijyemo cyane, niko Pawulo yandikiye Timoteyo, abihereza abandi, abantu basanzwe babiha abandi, bazabyigisha abandi, kandi ubwo ni nabyo bizatanga ibikenewe byose kugira ngo umuntu w'Imana akore ibikenewe byose. Ni iyihe mpamvu umuntu arimo gusakabaka, guca ibintu ngo arashaka izindi mana tutarajya naho ngaho? Ni iyihe mpamvu ashaka gutekereza ibirenze ibyanditswe byera? Nta mpamvu n'imwe ihari, nayo ushobora kubona. Ariko rero n'ikindi, niba Imana ivuga ko hari ibigomba kuzarangira, tukaba tubona ko hari ibyarangiye, urufatiro rwagiyeho, rwashyizweho n'abandi, Imana yahaye impano y'ubuhanuzi, ikabaha n'impano yo kuba intumwa. Bibiliya yaranditswe, nta yindi ntumwa yakongerwaho. Ni ikihe kintu kindi umuntu ashaka? Icyo kintu tucyumve neza. So anashaka kwerekana icyo ngicyo.